Reka nkwibarize ikibazo kimwe gikomeye. Kuki hari channels nto zifata views nyinshi mu minsi mike, naho wowe umaze imyaka kuri YouTube ariko views ziguma hasi? Ntabwo ari uko uri umunyamahirwe, nta nubwo ari uko ufite kamera nziza kurusha abandi, nta nubwo ari uko ukora content nziza kurusha abandi, nta nubwo ari uko ufite aba subscribers. Ni impinduka imwe YouTube yashyizemo muri 2026 kandi abantu benshi ntibarabimenya. Mu minota rero itageze ku icumi ngiye kukwereka icyo YouTube yahinduye, impamvu bituma kubona views byoroha. Impinduka imwe gusa ugomba guhita ukora muri kugira ngo ukomeze kugendana na YouTube yawe neza, channel yawe neza ikomeze kugendana muri 2026. Rero twatangiye, niba uri creators mushya cyangwa ufite channel iri gupfa, iyi video ndayigutuye ni iyawe. Reka rero twagiye nkuko musanzwe mubizi, wowe uricaye channel yawe ugomba muri 2026 YouTube yatanze amahirwe. Tugiye kugenda rero tugeze n'impinduka imwe YouTube yashyizemo muri 2026 kandi igiye kuza gufasha abantu benshi kugera ku nzozi zabo, ama YouTube channel yabo akagenda akazamuka kandi akagera ku byo bifuza, bakifuza kujya aho bifuza kugera. Nta kindi rero tugiye kurebera hamwe icyahindutse kuri YouTube. Niki cyahindutse kuri YouTube? Ni ukuvuga ngo YouTube ntiyongeye guhindura algorithm, yahinduye icyo ireba cyane. Mbere YouTube yibandaga cyane kuri subscribers, ikibanda ku ma views mu masaha ya mbere, ikibanga n'uko uburyo umuntu yagiye akandaho bwa mbere yinjira kuri YouTube. Ariko muri 2026 YouTube ireba ikintu kimwe cyane, views satisfaction, kunyurwa n'uri kureba video yawe. Ni ukuvuga ngo kunyurwa n'abari kureba kuri social media zawe, bakaba bavuga ati reka tujye kuri YouTube turebe video z'uyu muntu, turebe video. Impinduka ya kabiri rero, impamvu bigenda neza kuri channels ntoya. Aha ngaha ngiye kubabwira impamvu bigenda. Ibi ni inkuru nziza cyane kuri small creators. Kubera iki? YouTube ntikiri kureba ngo ufite aba subscribers bangahe, no, ahubwo ireba ese video yawe ifasha umuntu umwe, umuntu umwe arayirebye iramufashije. Niyo mpamvu channels ifite aba subscribers 200 ishobora kubona views 50,000, ishobora kubona views 100,000, ariko wowe ufite aba subscribers miliyoni ukaba utanabona n'igihumbi. Icyo nta kindi rero, channel nini zirimo zirabona views kandi YouTube iri kuvuga iti niba video yawe igira akamaro umuntu umwe, nzayereka n'abandi. Wa muntu umwe video yamugirira akamaro, ariko iravuga ati ese uyu muntu ko video yamugirira akamaro, kuki why not ngiye ntayishyira abandi ngo nayo bagire akamaro? Kuko YouTube ni ikintu iri kureba ngo video yawe ese iri kwigisha umuntu iki, ese video yawe umuntu niba ari mu kiganiro arimo arigisha abantu uburyo bwenda bakora YouTube, uburyo babona views, uburyo babona subscribers, ese uwo muntu biraza kugenda bite? Ese uwo muntu byagenze bite? Ese uwo muntu kuko yafashije abantu? Ubwo ni ukuvuga ngo nibyo YouTube iri kureba. Ikosa rya gatatu, ikosa rikomeye abantu bagikora na n'ubu ngubu, ni ukuvuga ngo abantu benshi baracyibeshya kuri YouTube, bakora video bavuga bati ndashaka views, ndashaka aba subscribers, ndashaka gukura. YouTube ntiyitaye kuri ibyo ngibyo, kuko wavuga ngo ndashaka views, ndashaka subscribers, oya, YouTube ntabwo yitaye kuri ibyo ngibyo. Wowe ugomba kwibaza iki kintu. YouTube ibaza ikibazo kimwe gusa, iyi video ifasha nde? Iyi video yawe irafasha nde? Ikemura ikihe kibazo? Ibyo ni ibibazo bibiri YouTube iri kwibaza. Ese iyi video yawe irafasha nde? Ese video yawe irakemura ikihe kibazo kuri society y'abantu bakurikirana channel yawe? Iyo video yawe idasubije icyo kibazo, algorithm ihita ikureka, immediately ihita ikureka. Ni ukuvuga ngo icyo twe tugomba kwibazaho, niba turi gukorera abantu, ese aba bantu bacu bashaka iki? Biragufasha kumenya icyo abantu bashaka. Icya kane rero, impinduka imwe gusa ugomba guhita ukora, impinduka ugomba gukora. Tugiye kwirebera hamwe rero impinduka ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo impinduka YouTube ishaka muri 2023 ni iyi ngiyi. Hagarika gukora videos rusange, tangira gukora video z'abantu nyabo.
urugero kandi ndabaye ntuvuge uko wakora kuri YouTube, oya ibyo nta muntu ubikora, ahubwo uvuga ngo ahubwo vuga uti uko umu-YouTuber mushya yabona views mu minsi 7, uko audience yatangira kumukunda, ntuvuge ngo uko wakora thumbnail, no, ahubwo uvuga uti thumbnail ituma abantu bakunda mu masegonda 3, wabyumvise neza? Ni ukuvuga ngo video imwe, ikibazo kimwe, umuntu umwe, icyo nicyo YouTube ishaka. Nyamuneka niba wowe wumva ushaka gukora ibintu byawe, kora ibintu ufite abantu babikoreye, kora ibintu usobanurira abantu ibintu bumva, wishaka kubacengacenga ubagira, ahubwo wowe icara hamwe utekereze ibyo ugomba gukora, ubwonko bwawe uvuge uti iyi video ngiye kuyihereza aba bantu izabafasha gutya bizagenda gute, ahubwo wowe wicika intege ngo uvuge uti se ibi bintu koko nzabishobora, oya, icara hamwe utuze utekereze kuko bisaba gutekereza video ugiye gukorera ku bantu, ibyo ugiye kubaha, noneho uvuga uti reka ibyo ngiye guha abantu nicare mbitekerezeho mbyigeho neza, noneho negure nk'uko twagiye tubona mu zindi video zibushize. Ikintu kitwica nuko tudategura amavideo, amascript yacu. Ugiye gukora video ntubanje no kureba analytics z'abantu bawe, ahubwo wowe wicara ukoze video gusa, reba ibyo abantu bakunda aribyo baha, reba ibyo abantu bashaka aribyo baha, kuko abantu nibo batureba, nibo baduha umwanya wabo. Rero wowe reba icyo bakunze cyane aricyo wibandaho, ukore ibintu byawe neza kandi mbese ubishyiramo ibintu by'imibare, uvuga uti ibi bintu bigomba kugera kuri aba bantu kandi bakabageraho neza, bakabyiga bakabimenya. Iyo rero yari impamvu ya kane. Tugeze rero ku mpamvu, tugiye kugera ku mpamvu ya gatanu igiye kutwereka uburyo noneho uko twabishyira, uko washyira mu bikorwa iyi methode cyangwa iyi methods. Ni ukuvuga ngo iyi methods, buri video ya mbere washyize hanze wibaze ibibazo 3, byandika hari ibibazo 3. Iyi video nyishyize hanze, ese ndibaze ibyo bibazo 3 ni ibihe ngiye kwibaza, ni iyi video igenewe, ese ni iki arimo guhura nacyo, ni ukuvuga ngo ndi gufasha umuntu, ese iyi video ninde ngomba kuyihana mu YouTube creators of course, ese ni iki arimo guhura nacyo, ese ni ibihe bibazo ari guhura nabyo muri YouTube, ibyo bintu ukabishyira ahagaragara, ni iki azunguka muri iyi minota 12 ngiye gukora video, ni iki uwo muntu azunguka. Ni ukuvuga ngo njyewe ibyo bintu ngomba kubihuzamo nkandika script yanjye, nkandika script yanjye, nkavuga ngo uyu muntu nkakora content plan yanjye, nkavuga ati uyu muntu nzamwigisha uko nakora thumbnail, iyi thumbnail nzamwigisha uburyo mu masegonda 3 umuntu yaba yikanzeho, kubera uburyo ikora. Ibyo bintu ni iby'umuntu abanza gushaka, sibyo? Ese ukabishyira ku murongo uburyo uzabikurikirana, uburyo abantu bazabireba kandi bakabitekerezaho, apana no guhita uhubuka ngo ugiye kwandika, ukicara hariya ukanabishyira, ugakora content plan, ukanabyandika, ukabishyira mu bwonko bwawe, ukavuga ati abo bantu ngomba kubafasha gutya, ngomba kubigenza gutya na gutya. Ntabwo ari uguhita mvuga ngo oya ndahita mfata ibintu byanjye mbijugunye hariya, oya, ni ukuvuga ngo ngomba kwicara nkatekereza ese ibi bintu abantu ngiye kubaha bizaba bimeze gute, reka nicare mbitekerezeho mvuge nti nzabaha ibintu bimeze gutya, buri wese azungukira muri ibi ngibi, iyi video izafasha uyu muntu akeneye wenda uburyo yakora, yabona aba subscribers, reka nkore nimwigishemo ukuntu yabigenza, reka nkore tutorials zabyo. Ni ukuvuga ngo impamvu ndi kukubaza, twibajije ibibazo 3, ni video igenewe. Ni ukuvuga ngo wowe ukora content imwe, abantu bakureba ni abantu bamwe, ntabwo uvanga ama content. Uwo muntu rero azavuga ati iyi content ni iyanjye, reka njyewe njya hamwe. Ni iki arimo guhura nacyo, ashaka kuba wenda channel iri hasi, iki gihe azigira kuri bya bintu wowe wanditse, kuko twagiye tubira uburyo urebera muri analytics zawe. Ni iki azunguka mu minota 10. Ni ukuvuga ngo muri video yawe wavuze ibintu byinshi, ariko se utekereza wowe ngo uwo muntu azungukamo iki muri minota 10 wavuze? Niba uri gukora screen record cyangwa video record, ni iki gihe umuntu azungukiramo muri ibyo bintu? Nkuko nabibabwiye rero, nta bindi rwose, ni ibintu byoroshye, ni ibintu wagombye kwicara gutekereza. Buri video yawe ya mbere kuyishyira hanze, wibaze ibyo bibazo 3 nakubwiye, ni ibi ngibi, ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo wowe icara uvuge ati ngiye gukora ibintu byanjye neza, ngiye kubikora kandi bizagera ku muntu neza, kandi umuntu azatangira abone impinduka yabyo. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubizi, YouTube muri 2023 igiye guhinduka pe,
umuntu rwose utazagendana nayo azasigara. Ni ukuvuga ngo ugomba gukurikiza inama aba YouTubers creators baguha, si njyewe gusa hari n'abandi, ariko ugatekereza ku byo ugiye gukora, ugatekereza kuko YouTube ntabwo ari ukuza ngo uje kwishakiraho amafaranga yo gukora ikintu, ukore video, ukore ibiganiro byigisha, ukore ibiganiro abantu bose bibonamo, apana kuza ubeshya, ukore ibintu kandi noneho inama nabagiriye abashuti banjye hano kuri MD Empire TV, rwose mukore ikintu kimwe, mukore content imwe yaboneka, wijye mu bintu bya futu, ujye mu bintu bya comedy, ujye mu bintu bya entertainment, nurangiza ngo uze no mu bintu bya YouTube. Kora ikintu kimwe kugira ngo algorithm nkuko twabigiye tubyigiraho izakumenye, kugira ngo nuzajya muri analytics zawe, uri kuri analytics zawe urebe ngo ese abantu bakureba ni abantu bankurikirana ni aba ngaba, nkuko abantu baza ku murongo wa YouTube, niba uri umu YouTuber creators, abantu baza kureba bavuga ati uyu muntu azadufasha muri ibi, azadufasha kugira ngo tuzajye dukora ibiganiro byigisha, azadufasha kuba tuzatuma YouTube itugirira akamaro. Nawe rero tekereza ikintu ugikore kandi ugikore neza, wihubuka, ujya mu bintu byinshi kuko views zizaza rwose. Wowe kora ibintu byawe neza, ukora ibintu, uzabona analytics yawe izamuka nk'uko ubibona, kandi uzagenda uvuga ati wow, ndabona ndi gutera imbere kandi ndabona biza. Rero abadukurikiye aha ngaha, iyi yari MD Empire TV. Niba wumvishije iki kiganiro cyacu rero kikunyuze, niba ushaka views 3 ntukirwaneho na algorithm rwose. Ni ukuvuga ngo korera umuntu ukureba, sibyo? Ni ukuvuga ngo ukorera umuntu ukureba, kuko umuntu ukureba niwe gaciro kawe. Ni ukuvuga ngo rero niba iyi video igufashije, kanda like, subscribe kuri MD Empire TV, ushyireho na comment ugira uti ndabisobanukiwe. Ndashaka comment mwandikemo ngo ndabisobanukiwe. Bantu banjye ndabibasaba rwose, mujye muduha like, turabe tuzikeneye, mujye muri comment mutubwire video mushaka.